bishavuga ukuntu Imana itazaturimbura. Gati buriya n'ibintu byo kujya mu kabari rwose tunokwinezeza nta cyaha kirimo pe. Noneho rero uwo muntu uvuka kuri Adamu na Eva ntiyajya mu ijuru. Umuntu aba umunyabyaha uhereye akivuka akaba natandukanijwe n'Imana. Tukavuga tuti ko abantu bose babaye babi uzajya mu ijuru ninde azaba aturutse. Ariko dusabwa kwizera iki rero? Kwizera ko Yesu yadukiranukiye, twabyemera tukabarwaho insinzi yande ya Yesu. Hanyuma Imana imuhana mu kimbo cya Patrick. Nanone Patrick yo yemeye ko Yesu yamuhaniwe, Patrick akurirwaho cya gihano yari kuzahabwa cyo kujya mu nyanja yakumuriwe n'amazuku, akababaye umwere imbere y'Imana. Kuko Yesu yamuhaniwe, we akabakuriweho guhanwa, akabaye mu candidate wo kujya mu ijuru, akaba atakigiye mu muriro. Iyo nsinzi kuba yarakiranutse mu gihe twe byatunaniye, ariko agakiranuka ari twebwe ahagarariye. Kumwizera bituma ubarwaho insinzi ya Yesu. Mu yandi magambo kabarwa nk'umukiranutsi, ariko atari wowe wakiranutse, ahubwo ari Yesu wagukiranukiye. Rero kare mu bintu twaganiriye turi muri introduction twasobanuye uburyo umwana ahora ari umwana mu rugo mu gihe umukozi wakosa akirukanwa, tandisi ko umwana bahora ari umwana. Ndashaka kuvuga n'urugero rwiza rw'umwana w'ikirane. Nekiriza ko n'ubusobanuro bwiza bw'agaciro umwana afite. Umwumva umuntu yatse munani we arawuriye ariko stili agarutse mu rugo none arongera arakirwa. Wari ukikomeza ku mwana. Umwana nibyo, umwana bo abana b'Imana bose, abana b'Imana bose. Patrick you quote ako gakoti. Yego, abana b'Imana bose bazajya iwabo. No we ni notabene. Notabene. Yego. Abana b'Imana bose bazajya iwabo. Iwabo nihe? Ni mwijuru. Uri kubyumva? Turi kujyana. Abana b'Imana bose bazajya mwijuru. Ariko ndadefininga uburyo umuntu aba umwana w'Imana, cyangwa sobanura uburyo umuntu aba umwana w'Imana. Kandi kandi gusobanura noneho uwo mwana wari we bivuze ko ari utabibuze kuba umwana. Urakoze cyane. Ariko iyo amaze kuba we biba birangiye, aba ahawe umunani ku bwami bw'Imana, ari nabyo juru. Ngo process ikomeye niyo kugera ku mwana, niyo kuba umwana w'Imana, niyo process ikomeye. Ariko iyo wamaze kuba umwana n'ijuru bamaze kuryegukana, ni ikintu kandi kiba rimwe, parce que nawe ubu ngubu wavutse rimwe iwanyu, bakubyaye rimwe, ntibahora bakubyara. Ariko umuntu abyarwa ubwa kabiri. Exactly. None rero kubyarwa ubwa kabiri rero nabyo turaza kubigeraho, ni nako kuba umwana w'Imana. Ariko nari mpereye ku kuvuka bisanzwe. Yakoze kabisa. Ndakumva. Nari mpereye ku ivuko risanzwe. Ubu ababyeyi bakubyaye nta kintu cyabaho ngo bongere bambyara. Urakoze cyane. Byo byararangiye. Hakurikiyeho process yo gukura. Sibyo? Ariko ntiwabeshejwe umwana n'imikurire, ahubwo wabaye we kuva bakikubyara. Tujye rero mu buryo bw'Imana. Imana nawe uwo yabyaye imubyara rimwe, ari ririya vuko rya kabiri ndaza kurisobanura. Akaba ubaye umwana w'Imana for once. Ni kirekire. Kuko urumva nkaho ngaho bitamwaza niba umwana abyarwa rimwe, ubwo buriya buryo wenda bwo kubyarwa kabiri no kubatizwa ni iki no guhinduka n'ibiki. Uwo muntu utaremeye kubyarwa mbona we ntago ari uw'Imana, ntago ari umwana w'Imana. Ariko wabaye umwana we biba rimwe, akaba anarazwe ijuru mu buryo budasubirwaho. Iyo umwana yavutse arakura, ariko gukura sibyo bimugira umwana. Yeba ari mu ivuko risanzwe. Ntabwo ni step kwitwa umwana, ni step ya mbere. Sino kwitwa. Nukuba. Nanone iyo byizwe ari ukwitwa byo ntabwo njya biha agaciro. Kuko n'umwana utari uwanjye namwita umwana wanjye. Umwana wanjye biti. Urimo kubyumva. Ariko rwose ntacyo tuba dupfana. Ntacyo tuba dupfana. Ntacyo tuba dupfana. Ariko uwo nabyaye we ni uwanjye muri DNA. We ntabwo yitwa ahubwo ni umwana. Uwitwa se we ninde? Urakoze cyane. Kuko hari ukuntu abantu bakotinga nabi cyanditswe.
kiri muri Yohana 1:12 icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana none ariko hakaba uvuga ngo ni ukwitwa ariko siko byanditswe ni ukuba umuntu rero aba umwana w'Imana rimwe ntago umwana w'Imana kenshi cyakora wabaye umwana w'Imana arakura ariko gukura sibyo bimugira umwana w'Imana ahubwo niwe kubera ko yavutse twihute ubwo hajemo kuvuka ubwa kabiri bivuze ko hariho kuvuka bwa mbere ni ku babyeyi ni ku babyeyi ariko ababyeyi nabo batubyara mu by'ukuri batubyara ariko dufite ahandi twabanje gukomoka kuri Adamu umuntu wa mbere Imana yaremye ikamuremeramwe abantu bose kuko ukurikiranye neza mama na papa ugakurikirana nabo bababyaye byazarangirira hehe kuri Adamu nyine ngo bivuze ko dukomoka he kuri Adamu mu by'ukuri umubyeyi wacu ni Adamu na Eva kuko niwe abantu bose icyo gisego ni igisego urakoze cyane niwe abantu bose bakomokaho tujyana tukiri muri Adamu na Eva aribo bari tujya kuri process yo kugira umuntu yitwa umwana tuhereye ku ivuko rya mbere ariho abantu bose twese twakomotse ari nawe ikibazo cyaturutse ari na mpamvu iryo vuko risabwa guhindurwa umuntu akagira irya kangahe irya kabiri tukiri muri Adamu na Eva aribo bantu ba mbere Imana yaremye Adamu na Eva hari icyo Imana yababwiye kudakora irababwiye ngo ntimukarye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'ikiza umunsi mwakiriho no gupfa muzapfa Satani rero abaraje arabashuka cya giti bakiriyeho mu by'ukuri bakururiye inyoko muntu yose umuvumo urupfu gucirwa mu maso y'Imana koherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ariko not only icyo ahubwo banakurura inyoko muntu nanone kamere y'icyaha iyo kamere y'icyaha nituma umuntu wese wavutse kuri Adamu na Eva agira ubushobozi bwo gukora ibyaha ni ukubera ubwo buzima yahawe na Adamu na Eva umunsi batumvira Imana bakandura bakakira kamere muri bo y'icyaha iyo kamere yabaye uruhererekane ku bantu bose bazabaho bityo rero iryo vuko ryo kuri Adamu riba riranduye riba rirahumanye noneho rero uwo muntu uvuka kuri Adamu na Eva ntiyajya mu ijuru ni umunyabyaha tout simplement hadashingiye ku mubare w'ibyaha yakoze tujyane cyangwa azakora aho bise dutandukana automatically umuntu ukomoka kuri Adamu na Eva ntiyajya mu ijuru ariko wavuze ko twese turabo kwa Adamu très bien uvuze ko twese tutazarijyamo urakoze cyane bisaba noneho kuvuka ubwa kangahe ubwa kabiri kugira ngo haboneke irindi vuko ritandukanye n'iryo kwa Adamu aho turajyanye ndagarutse ayo byanga bikunda araho noneho rero tujyane sasa ubwo mu yandi magambo Patrick ivuko rya mbere twese ryatugize abanyabyaha nta tandukaniro yego unyumve kuba umunyabyaha bihwanye no kuba nk'umunyarwanda par exemple kuba nk'umurundi kuba no niyo ubwo bwene gihugu niyo title nta kindi niyo heritage kuba dukomoka kuri Adamu twabaye abanyabyaha tutanabigizemo uruhare kubera uwo dukomokaho gusa yatwanduje kamere y'icyaha ariko n'ikimenyimenyi natwe tukibona twakoze ibyaha mu yandi magambo turi gupuruva turi guhamya koko turi abadamu urakoze cyane sibyo twanze kwiyakana data urakoze cyane mu yandi magambo rero burya gukora ibyaha kwa Patrick siko kumugira umunyabyaha oya ahubwo ne preve ni igihamya cy'uko unuruka ku cyaha urakoze cyane bityo rero n'abantu ntibazari ntabwo ari ndende turagerageza kuyikatinga short ntabwo ari ikibazo cy'igihe ahubwo ugenda ubonyere kugira ngo umuntu azabyumve hari aho bigucarenginga ukundi ugatumva winjiye mu murongo ukongera ukabyumva byatwara iminsi itari n'ibinatwara myinshi tuzagaruka nta kibazo kubera ko kubera ko Imana yaduhuje buriya n'ubutaha tuzakorana ibindi biganiro byafasha abantu mu yandi magambo reka mvuge kandi icyo kintu ko abantu batakizi kandi Imana ishimwe ko ibitanze n'ubu buryo no kwica no yanyu kugira ngo mu by'ukuri abantu bamenye ibintu batazi ntekereza ko namwe nk'abanyamakuru ikintu muba mwifuza sibyo kuko nyine ikintu cya mbere
nta makuru cyane sibyo mugira ngo abantu bamenye amakuru y'ibintu badasanzwe bazi kandi by'ingenzi mu buzima bwabo. Nongo rwarujijo bagira amahirwe yo ko ruvaho. Siyo success. Niyo success nk'abanyamakuru nicyo muba mugamije, nicyo kintu kibanezeza, nuko mutangariza abantu ibintu batari bazi kandi byabagirira umumaro. Reka mvuge ngo ntabwo Patri, ntabwo abantu bazi ko ari abanyabyaha no mu gihe batakoze ibyaha. Ntabwo umuntu azi ko ari umunyabyaha mu gihe atagaragaweho n'icyaha. Ariko ikintu cyitwa Bibiliya ni igitabo kinini. Yego. Hari ingingo zagiye zizamo rimwe na rimwe wumva zisa naho zifavoriza icyaha. N'intungane bwira 17. Ntabwo biba muri Bibiliya. Bibiliya ndayisoma. Ibyo bintu se ko byakwirakwiye henshi. Ni ikinyoma ariko nemera nyine ko Bibiliya ahubwo igaragaza ko umuntu wese cyakora acumura. Bibiliya igaragaza ko nta n'intungane bwira 17 n'ahantu byanditse. Turamenyanye nubibona uzabinyereke sibyo ariko ntago biba mu byanditswe. Mu mubwiriza 7:20 haravuga ngo nukuri nta mukiranutsi uriho mwisi ukora neza ntacumure. Yego urimo kubyumva ariko ibyo by'umubare nabire oya ntabihari mu byukuri abantu bose n'abanyabyaha icyaha we abayisi Imana nyabinyoma ariko byo birimo. Urakoze cyane. Icyo uvuze cyo nicyo. Cyo kiranditse muri Yohana wa mbere mu gice cya mbere mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Kuko Yohana ubutumwa bwiza ariko na Yohana inzandiko. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya mbere ku murongo wa 7 wa 8 n'uwa 9 niho havuga gutyo. Uvuga ko nta cyaha afite abayisi Imana nyabinyoma. Uzi impamvu nuko nubundi mu Baroma 3:23 avuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. N'Imana ivuga gutyo wowe kavuga ko nta cyaha ufite ubwo ubuhinyuje Adamu. Uvuga ko udakomoka kuri Adamu kandi nawe uri muri bose bakoze ibyaha batashyikira ubwiza bw'Imana. Yo kuba umwana kuko urumva ngewe niho hantu honyine hanancangiye ni nayo challenge mfite. Uri kwibaza ngo noneho ukuntu twese tuzajya mu ijuru. Ariko hakajya wiswe iki umwana wabaye umwana w'Imana. Apano n'abandi basagira gute batazajya. Apano uwiswe ahubwo wabaye umwana w'Imana. Urakoze cyane. Umuntu wabaye umwana w'Imana. Abawe gute ababaye umwana w'Imana bose bazajya mu ijuru. Yego. Ariko bivuze ko wa muntu utanemeye kuba umwana ntabyo azajyamo. Urakoze cyane. Navugaga ko umuntu atamenya uburyo yavuka ubwa kabiri cyangwa yaba umukiranutsi atanasobanukiwe neza uburyo yabaye umunyabyaha. Mbere ya byose nabwo nani gusobanura ikintu abantu batazi cy'uburyo abantu bose ari abanyabyaha bishingiye gusa ku ivuko ryo kwa Adamu. Hadashingiye ku mubare w'ibyaha umuntu yakoze n'utakoze na kimwe aba ari umunyabyaha imbere y'Imana anatandukanijwe n'Imana. Zaburi 58 umurongo wa 4 iravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Ngiyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Bivuze ngo umuntu aba umunyabyaha uhereye akivuka akaba anatandukanijwe n'Imana. Ntabwo umuntu aba umunyabyaha amaze gukura ageze kuri age runaka atangiye gupracticinga ibyitwa ibyaha. Nk'uko igiti cy'avoka kitaba igiti cy'avoka cyatangiye kwera ahubwo kiri muri pepiniyeri kakiri gatoya aba ari avoka. Cyakora cyamara gukura kikera noneho imbuto kikera imbuto zikanagaragara ariko kiba kiri gupuruva kiba kiri kugaragaza ubuzima bwari buri muri cyo. Nawe niho baye igitsina gabo ari ukumaze gukura. Mukiri no kuri maternité baravuze ngo tubyaye umuhungu. Voilà. None rero umuntu avuka ari umunyabyaha akivuka ku babyeyi akivuka turetse umuntu avuka ari umunyabyaha ngiye buriya mfite amasomo menshi muri Bibiliya ariko niba ari Satani ngenderera challenge nyinshi ngira. Yego. Ngo ushobora kumva ko wenda niba uri buze kumva neza ari amagambo urimo kuvuga nkahita nkunganira niyo muri Bibiliya. Ariko sinyamenya ngo ni igice kiniki. Tukubwira nyine nkumva nyine amagambo muri Bibiliya ndayaza ariko sinibuka exactly ngo ni mu gice ngombwa kumenya aho yanditse igice. Hari ahantu avuga nimutaba nk'abana batoya. Bivuze ko umwana nta cyaha afite no muziranenge. Niyo mpamvu Bibiliya igiranye umwana nk'umuntu uri victime. Ayo magambo ni Yesu yavuze. Yaravuze ngo umuntu wese utakira ubwami bw'Imana nk'umwana mutoya ntago azabwinjiramo. Bivuze ko umwana muto ni inosa. Unyemerere uze kunyibutsa iryo jambo nze kugusobanurira nimara kugusobanurira ikijyana umuntu mu ijuru nange ndakubwira kubyemera nk'umwana muto kugira ngo uzarijyemo.
ariko ikintu cy'ahantu tutandukana yangane gato mubwire yangane gato Yesu ntabwo ashaka kuvuga ko abana bato bazajya mu ijuru yashaka kuvuga ngo utakira ubwami bw'Imana nk'umwana muto ntabwo azabwinjiramo. Mu yandi magambo urabona ko umwana yemera ibyo umubwiye byose, sibyo? Umwana umubwiye ngo iyi ni inzu, ndubura ko iyi microphone umubwiye ngo iyi ni inzu, abifata ko ari inzu. None rero birasaba ngo ubwami bw'Imana nabwo umuntu abwemere nk'umwana muto. Mureke abana bato bansange kuko abameze batyo niko yavuze, abameze batyo ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Akomeza asobanura nyine ngo utakira ko ari umwana exactly nk'uko mva ari umwana, ahubwo mu bikorwa by'umwana character bisaba kumera nk'umwana muto kugira ngo uzajye mu ijuru. Kubera kujya mu ijuru biroroshye cyane, ariko bisaba kubyemera nk'umwana mutoya. Aga process yo kumwana niyo tugiye kugeramo. None nasobanuye icyaha. Ijuru ngo ntago rikorerwa. Ijuru ntabwo rikorerwa, ni impano y'Imana. Amategeko ya Mose akaba yaraje gukora. Urakoze cyane. Amategeko ya Mose ako simbivanze cyangwa kuza kukigera. Nta kibazo. Birahuye? Ndabijyanisha. Birahita bijyana. Wa muntu navuze ukomoka kuri Adamu. Yego. Uvuka ari umunyabyaha. Akaba nta nicyo yakora ngo yikize ubunyabyaha bwe. Ni nyoko muntu. Yego. Ntacyo yakora ngo ahindure uko kuntu yavutse ameze. Na witamo nyina havukira. Buriya Padre. Umusaza w'imvi. Rukukuri rwose. Iyo umubajije tese nawe uracyakora ibyaha, akubwira ko nawe akibikora. Urimo kubyumva. Bivuze ngo ni kavukire umuntu adafite ukuntu yakwikiza. Yego. Urimo kubyumva. Noneho rero uwo muntu wavutse umeze gutyo, umunyabyaha utabasha kubyikiza, Imana yamuhaye amategeko. Tujyane tugira ngo noneho duhuze uwo muntu n'amategeko, twumva impamvu Imana yamuhaye amategeko. Umva Padre akantu keza ngira ngo mbwire na audience, ngira ngo mbwire abantu badukurikiye, sibyo? Ntitwaherewe amategeko, nishaka ibe definition abantu bafata, nibashaka ibe quote abantu ba quoting. Ntitwaherewe amategeko kugira ngo tuyubahirize, nitumara kuyubahiriza bizaduheshe kujya mu ijuru. Unyumve neza. Ntitwaherewe amategeko kugira ngo tuyubahirize, hanyuma nitumara kuyubahiriza bizaduheshe kujya mu ijuru. None niba ari uko bimeze twayaherewe iki? Ntagonga mumvishe neza. Ntitwaherewe amategeko kugira ngo tuyubahirize, nitumara kuyubahiriza bizaduheshe kujya mu ijuru. Si icyo twaherewe amategeko. Ariko si bavuze ngo utubahirize ayo mategeko, ubwami bw'Imana ntago azabugeramo. Urakoze cyane. Ariko nta numwe uzubahiriza iki? Amategeko. Kandi niba utayubahiriza exactly nyine bivuze ko nyine utazahagerayo. Urakoze cyane. Niba utayubahiriza bivuze ko wayishe. Kandi bivuze ko uzajyayo n'uyubahiriza. Kandi abantu bose bazayica n'icyo ubundi yatangiye. Oya. Ihangane gato. Kwica amategeko ni ugukora icyaha. Nuse udakora icyaha? Gukora icyaha ni kimwe no kwihana ni ikindi. Oya, tube turetse kwihana mu mategeko ntabwo abamo kwihana. Ahubwo mu mategeko abamo guhanwa n'itegeko wishe. Patrick. Amategeko ni nko kuvuga ngo iyo urengeje umuvuduko, sibyo? Kamera noneho ubu byabaye byiza kuko abantu bagiramo n'amarangamutima. Ubu nuvuga ngo ni kamera nyine. Uvuga ngo kamera iyo urengeje umuvuduko kamera irakwandikira. Sibyo? Kamera rero ntiwayibwira ngo noneho pardon nubwo na urengeje ntunyandikire. Nyihanganira cyangwa narindi muri emergency, dore narinjyanye umwana kwa muganga, kamera ihangane dore niyo mpamvu ndarengeje umuvuduko. Itegeko amategeko yabereyeho ngo tuyice. Amategeko yabereyeho kugira ngo aduprove ko turi abanyabyaha. Ndagira ngo kantu wenda ukumve neza, ndagasobanura kandi ndaguha koti y'ibyanditswe. Nubwo ntari busome Bible, ariko ndavuga ibyanditswe byera, n'umuntu wese udukurikiye arajya kurikira muri Bibiliya, arebe aragasanga
ibyo mvuze ari byo. Binabaye ngombwa ko dukoresha umurongo byasaba ko dusoma nawo twawusoma, ariko imyinshi ndajya nyivuga kuko nyizi, noneho umuntu arajya nawe yirebera muri Bibiliya ye arasanga ari uko byanditswe. Umve ko Bibiliya ivuga Abaroma 3:19 na 20. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 19 n'uwa 20. Haravuga ngo tuzi yuko iby'amategeko avuga byose abibwira abatwarwa nayo, kugira ngo akanwa kose kazibwe. Umve, akanwa kose kagire gute? Kazibwe. Kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Urumva umuro w'amategeko? Ngo abari mu isi bagire gute? Batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Kuko imbere yayo ari nta muntu n'umwe uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko, ngahubwo amategeko nayo kumenyekanisha icyaha. Urabona mu rukiko rusanzwe, mu rukiko habamo umucamanza, sibyo? Habamo umushinja cyaha, habamo umwavoka, ubushinjura, umwunganizi wunganira ushinjwa cyangwa se umunyabyaha. Noneho rero mu rukiko rw'Imana amategeko ajua role y'umushinja cyaha. Urimo kubyumva? Ngo kugira ngo abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana, agamije ko nta muntu uzipresenta imbere y'Imana ngo abashe gutsinda. Amategeko yaba yarabereyeho iki? Nicyo nyine n'ubundi byari ngombwa ko tugomba kuzayica. Nyine yabereyeho kugira ngo noneho none se buriya patri warengeje umuvuduko, umupolisi akaguhagarika, sibyo? Ukamubaza ngo icyapa kirihe, akakibura, yakwandikira? Oya, biterwa naho umusanze. Nose wamuburanya? Ihangane gatoya, wakubwiye ko warengeje umuvuduko ariko nta cyapa kiriho aho hantu, mw'uwo muhanda nta cyapa gihari kibamo. Tuvuge par exemple ni umuhanda barimo barakora, ni umuhanda mushya barimo barakora, nta cyapa kirajyamo. Bo impamvu patri, impamvu nuko tukira aho ngaho gatoya udahita uncabiranya. Yego. uyu mugenzi utwaye ikinyabiziga ariko akajya kuburanya umupolisi. Yego. Waburanya Imana? Tujyane kucyaye amategeko. Aya mategeko nubwo yamaye kucyaye amaye uzi ko nzayica. Yatanze ko none se kuko kunyandikira nta cyapa gihari. Kuri kunyandikira kandi nta cyapa. None se ntiwabona ijambo. Uciye mu muhanda barimo barawukora. Nyine ngo bihuze no ku mategeko. Nyine nibyo umuntu nawe ujya kuburanya Imana. Nibyo ndi guhuza. Uciye mu muhanda barimo barawukora, barimo barawubaka. Sibyo? Ntago baragera cyo gushyiramo ibyapa. Sibyo se? Noneho wowe uri kwihuta. Sibyo? Umupolisi akubwira ati warengeje umuvuduko. Sibyo? Nkamwita ariko nta cyapa nabonye. Nta tegeko rero nagize nishe. Ntiwamutsinda. Aho ndahumva ariko wamutsinda. None rero Imana yo yatangiye kugira ngo atazagira umuntu ubona ijambo imbere y'Imana, abantu bose batsindwe n'urubanza imbere yayo. Nuzajya uvuga ngo ihangane gatoya, ihangane gatoya, ntago ari dictator, ahubwo gutanga amategeko no kugira ngo itagaragara, ahubwo nk'itwaza abantu igitugu, ibereke ko ari abanyabyaha, inashingiye ko bishiki kandi yarayishyize kugira ngo umuntu atisobanura, ahubwo urumva nyine kugira ngo umuntu ataza gutsinda umuntu, kuko nta mategeko ahari nta cyaha kiba gihari, kugira ngo umuntu ataza kugira gute, ataza gutsinda bivuze ko yashaka ko dutsindwa, kuko turi babi. Ihangane gatoya, kuko turi abanyabyaha ku bwa kavukire, ku bwa kamere yacu idatanze amategeko, sibyo? Ntitwakwimenyaho iki bwa bubi bwacu, kuko nta tegeko nta cyaha kiba gihari. Tuzakora indi part 2. Reka tugane aho ngaho aho twatinda cyane, nituze kugira kuri wa mwana, ko ya process yo kugira umuntu yo kuba umukiranutsi cyangwa se kuba umwana, niho dushaka kugera. Niyo process niyo nshaka. Ariko niba umukiranutsi utabanje gutsindwa, kuko birasaba ngo banze utsindwe umenye n'uburyo watsindishirizwa. Noneho wa muntu watsinzwe ahubwo n'amategeko y'Imana, sibyo? Yego. Watsinzwe n'iki? N'amategeko. Kandi ese hari utaratsinzwe? Oya nta utaratsinzwe. Niyo mpamvu bivuze ngo bose bakoze ibyaha ntibashyira ubwiza bw'Imana. Umva n'uburyo amategeko akoze, nacyo reka nyivugeho format y'amategeko. Yakobo 2:10 haravuga ngo niba ubahiriza amategeko yose ugasitara ku itegeko
yose ubuyishe ndumva nawe ukazi yose ubugize ute uyishe bivuze iki rero bivuze ngo imbere y'Imana iyo ikarasa abantu bose nk'abanyabyaha kandi ku rugero rumwe kuko utarishe yarabeshye nawe abayishe yose ubwo abaranishe nyine abaranasambanye abaranatinganye ni ukuvuga ngo ku Mana iyo ifata n'uwabeshye n'umutinganyi n'umwicanyi n'umunyabyaha w'ibyaha byose ariko imbere y'Imana apana imbere y'abantu kuko imbere y'abantu twebwe tujija duca imanza z'ibyo turi kureba ariko imbere y'Imana yo nukireba umunyabyaha abantu bareba uburemere bw'icyaha urakoze cyane ni nabo bahera bavuga tura n'ingeso nziza uriya ni murokore uriya yitwara neza ari wenda ku Mana atari ko biri reka da ku Mana bose burya niba bicyane kandi barahwanye imbere yayo niyo mpamvu na Theogene ujye urya ukabona umuntu araje ngo ngewe narinda yanayicuruzaga ariko dufitanye umwana reka aho twe kuhagaruka aho twahe bagufata nuko Imana igufata ariko nawe sako Imana izukuri wenda ni victime niyo mpamvu nayo imihuje twigarukira aho twari kuko ku Mana uwo Theo ni wenda ku Mana we ni innocent ariko ku bana sinanamwita innocent kuko nawe ku bwakavukire ni umunya byaha mbese ntatandukaniye n'abandi bose ntagishyira abantu mu byiciro Imana yo abantu bose bafata kimwe iyo bijyanye kuri behavior ku myitwarire nta muntu mwiza wayigaragarira abantu bose ni babi hashingiye kuri akavukire twavuze kandi utarakoze icyaha kimwe yakoze ikindi kandi iyo wakoze kimwe uba wabyishe byose aho tuhana kubaho nta cyaha biri totally ko biri impossible ntibishoboka ku Mana niyo mpamvu Imana ifata abantu bose rero ikabashyira mu gatebo kamwe bose ikabita abanyabyaha ahubwo twakwimuka tukavuga tuti ko abantu bose babaye babi uzajya mu ijuru ninde azaba aturutse he uyu muntu wagizwe umwana uri buze kuryinjiramo byaturutse he none n'abazarimbuka bo bariho urakoze cyane ariko na wa muntu ugira ngo nta muntu uzarimbuka oya nanjye sinemera ko kuko nanjye ibyo bibiri itemera simbyemera ahubwo tugiye kureba ko tubonye ko abantu bose bari mu gatebo kamwe hashingiye ku ivuko ryabo noneho umuntu azaba mwiza gute imbere y'Imana niwe wa mwana nyine w'Imana cyangwa mu kindi kinyarwanda niwe witwa umukiranutsi kandi abakiranutsi nibo bazajya mu ijuru none ko abantu bose banduriye hamwe ko abantu bose ari babi umuntu azaba umukiranutsi gute ko turi mu isi y'icyaha uretse no kuba mu isi y'icyaha nihana nazongera akagikora reka nihana agahita apfa uretse no kuba mu isi y'icyaha kuko icyaha kiri muri wowe ntabwo icyaha ntabwo isi y'icyaha ari ibi biti nta cyaha bigira ahubwo umuntu niwe utunze icyaha buriya agendana nacyo isi y'icyaha ni umuntu ubwe hari n'igihe umuntu avuga ati njya ngisitaraho ukagira ngo icyaha ni nk'ibuye nyine uri bubona ahantu ukaba warizitaraho ariko icyaha umuntu agiye nk'uko badekarara ariko satani ayo mahembe bamuha n'ibiki n'ibiki urakoze cyane nyamara si uko biri icyaha umuntu abana nacyo kandi gituye muri we ndetse reka mvuge ngo nama ibara ya shitani umuntu shitani ashyiraho kugira ngo abantu batazamenya ikibazo nyirizina bagize gute bafite bagishakiraho kitari umuntu ashakira icyaha ahandi hantu hatari muri we birangira atamenya ikibazo afite kandi utamenya indwara nta nubwo wamenya uko wayivuza icyaha rero ni umuntu ikibazo nta gisubizo wawe bajya bavuga ngo comprendre la question c'est la moitié de la réponse kumva ikibazo ni kimwe cya kabiri cy'igisubizo navugaga rero ko icyaha ni ubuzima bw'umuntu ari wese ukomoka kuri Adamu niyo kamere yavukanye biri mu Baroma mu gice cya 7 igora ku 15 haravuga ngo nshaka gukora ibyiza bikantanga imbere ngo sinzi ibyo nkora yego ngo kubera ko ibyiza nshaka si byo nkora ibi binanga akaba ari byo nkora ngo ngerageza gukora ibyiza bikantanga imbere ngo nuko rero ubwo nkora ibyo ndashaka ngo sinjye ubukibikora ngahubwo n'icyaha kimbamo bivuga ngo icyaha gituye mu muntu ntabwo icyaha ari cyo umuntu asitaraho Okay, fine. Kuva umuntu icyaha kimurimo uyu muntu noneho icyo cyaha araza kugitera umugongo gute araza kwihana itupfa kuko uyu munsi ushobora kwihana ejo ugakora ikindi yego ikindi se ko wihana ibyo wakoze nyamara kabutindi ibigutera ikikwicayemo ubundi bukoze iki
byagenda biterera. urabona Tujye ku gisubizo tujye ku gisubizo tuzongera. urabona bimeze nk'umusatsi. Nk'ubu nta cyumweru kirashira niyogoshesheje. Ariko ngiye wameze. Kandi nawe umazeho. Dore muramera. Usanze maze kwiyogoshesha ukavuga ngo uyu mugabo nta musatsi agira, waba uri kwibeshya. Kuko umusatsi ahubwo ni stock ubundi mbamo. Abantu rero bagiye bajije ibyaha nk'ibyagaragaye hanze. Kandi ahubwo nyirizina Imana yireba hehe mu mutima, muri stock ya kamere yuzuyemo ibyaha byose. Tugende ku gisubizo none. Yego tunasoza. Abaroma 5:18 na 19 haravuga ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye abantu bose bahinduka abanyabyaha, ngo ni nako igikorwa cyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe kizahesha abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Nk'uko kutumvira Imana kumwe kwateye abenshi guhinduka abanyabyaha, ni nako kuyumvira kumwe kuzatera benshi gutsindishirizwa bakabona ubugingo buhoraho. Reka tujyane. Mu by'ukuri nk'uko ikibazo atari we wagiteje, kikaba cyaratejwe nande na Adamu, ni nako igisubizo atari we wakibona, si nawe cyaturukamo, ahubwo igisubizo cyashakiwe n'ubundi ku wundi muntu utari Patrick, utari nanjye, ari we Yesu. Bibiliya ikadefinisa abo bantu, umwe na Adamu wa mbere, undi na Adamu wa nyuma. Umwe yateje ikibazo, undi aza gukemura ikibazo. Yesu rero we ntiyakomotse kwa Adamu, sibyo? We ntiyavutse nk'uko twe twavutse. Ni imbuto y'umwuka wera yinjiye muri Mariya, Mariya asama inda ya mwuka. Ntiyinjiwemo n'urusoro rw'umugabo kugira ngo nawe atazana bwa bwandu nk'ubwo twavukanye. Ako kantu kumve. Noneho rero niyo mpamvu Yosefu yari gutera ikindi, yari kubyara ikindi cyaha. Urakoze cyane. Akana nawe kancarenginze. Karagucarenginze ariko uragakunze. Daga ahubwo mbese numva kari mu bwenge ukuntu. Kari mu bwenge ukuntu. Wafete no kuvuga ngo Yesu nawe yari kuvukana icyaha. Yego. Yavuka kuri Yosefu na Mariya. Baragenda bigeraga bicayo. Biragenda biza Patrick. None ako kantu ego ngatekereje onsanga ngira ngo umunyura bwenge yawe byaba ari byo. Yego. Niyo mpamvu Mariya yisanze yarasamye. Yego pe. Nawe ntiyabanje kumva. Ariko si Yosefu hariya we uko yitwaye we niyitwaye nk'umwana. Guti. Umva nyine kumva bumvana n'umudamu kumva nyine aratwita atari wowe. Ariko kumva nyine wifashe biri simba. Yarafite kwizera. Yari umwana. Nawe ibya bintu twavuze kwemera ibwami bw'Imana nk'umwana mutoya. Kandi marayika yaramuteguje kuko yashatse kumera nkaho nawe yikanze, ariko marayika aramusura. Aramubwira ngo witinya kurongora umugeni wawe kubera ko imbuto imurimo ni imbuto y'umwuka we. Ndetse na Mariya yabanje kwibaza ngo byagenda biti, nasamane ntararyamana n'umugabo. Marayika aramubwira ngo humura, umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zigukingiriza. Ngo niyo mpamvu wera uzavuka azitwa umwana wisumba byose. Mu yandi magambo ni imbuto y'umwuka wera yamugiyemo, asama inda ya mwuka, noneho agiye kubyara abyara umuntu wambaye umubiri ariko udafite kamere y'icyaha muri we inside. Niyo mpamvu Yesu rero niwe wagaragaye mu isi atunganye. Yamaze imyaka 33 arageragezwa mu buryo bwose. Ibigeragezo uzi byose bibaho byaramugerageje, ariko ntiyigera akora icyaha. Tujyane Patrick. Noneho rero wibuke ko Yesu yaje mu isi gucungura Patrick, gucungura Emile, gucungura Etienne, gucungura bari mu isi batabasha gukiranuka, sibyo? Noneho rero we arakiranuka birakunda, kandi akiranuka ari twebwe ahagarariye. Ako kantu kumve nawe udukurikiye wumve icyo kintu. Wumve ako kantu. Adamu yakoze icyaha, twese tuba abanyabyaha tutari duhari. Hajemo impande ebyiri. Yakoze icyaha turakitirira. Undi nawe uvuka ari innocent. Ariko nawe kumugeraho ni process we. Anakora
tujyane kuki tutashye duhinduka se urakoze cyane nyine tugiye kuhagera anakoze ibyo gukiranuka Adamu we byabaye automatically agikora icyaha natwe tuvugana icyaha ese undi atakivukanye icyaha kuki tutahise duhinduka urakoze cyane we rero wehe kumugeraho bisaba kumwizera niho tugiye kugera mu kanya ariko kwizera kutagira imirimo kwa kugeze gute iyo ni indi phase turaza kuyigeraho nayo Yakobo 2 aho turaza kuhagera urumva kwizera gusa ntabwo bihagije ihangane gatoya Patrick naho turaza kuhagera noneho Yesu nawe akoze ibyo gukiranuka sibyo ariko nta byikoreye mu by'ukuri ahubwo abikoreye abo ari presenting cyangwa se abahagarariye noneho rero atsinze we bya bintu byadutsinze abitsinze abatuboneye insinzi ku mategeko noneho we abayubahirije ibyo tutabasha kubahiriza ariko dusabwa kwizera ikirero kwizera ko Yesu yadukiranukiye twabyemera tukabarwaho insinzi yande ya Yesu urabona lastly Reyo yaratsinze muri Super Cup ibona igikombe siko bimeze ariko umureyo uri Nyagatare sibyo uri Nyagatare yaserebuye nk'uwagiye kuri stade ndetse nk'uwagiye mu kibuga noneho rero buratwiranye noneho reka dusoze neza noneho Yesu nawe yarahagarariye iyo nsinzi kuba yarakiranutse mu gihe twe byatunaniye ariko agakiranuka ari twebwe ahagarariye kumwizera bituma ubarwaho insinzi ya Yesu mu yandi magambo kabarwa nk'umukiranutsi ariko atari wowe wakiranutse ahubwo ari Yesu wagukiranukiye icya kabiri bya byaha tujye tubona byaratunaniye gukira byo muri kamere yacu nyine sibyo se nabyo yabyishizeho kandi nubwo we nta cyaha yigeze akora ariko yemeye kubarwaho ibyaha bya Patrick ibyaha byanjye ibyaha bya Etienne ariko no guhabwa igihano twakabaye duhabwa nanone nk'umuri representative sibyo hanyuma Imana imuhana mu kimbo cya Patrick nanone Patrick yo yemeye ko Yesu yamuhaniwe Patrick akurirwaho cya gihano yari kuzahabwa cyo kujya mu nyanja yakumuriro n'amazuku akababaye umwere imbere y'Imana kuko Yesu yamuhaniwe we akabakuriweho guhanwa akabaye mu candidate wo kujya mu ijuru akaba atakigiye mu muriro kubera ko Yesu yahanwe mu kimbo cya Patrick rega ufite no ngo abantu bamaze kuba babiri yego hari icyaha yego hari n'utaravukanye icyaha yego ngo hari impande ebyiri zo kujoininga ariko utaravukanye icyaha yakoze iki ni Yesu tuvu nyine yakoze iki Yesu ari cyase yakoze nyine ndavuga yitangiye wakoze icyaha noneho uwitangiwe tujyane warubereyemo Etienne miliyoni sibyo uraza uravuga uti reka ndaza reka nyaguhuya mu ndavuga ati ndabizi ko Patrick nta kazi afite mwino minsi reka mwishyurire cyangwa se uravuga uti nawe Etienne nawe warundimo miliyoni reka bihaniremo yakomeza kwishyuza oya okay noneho ibyaha twabiryozwaga n'Imana sibyo yagomba kuzaduha igihe gihano kujya mu nyanja yakumuriro n'amazuku still yacyahari sibyo yacyahari ihangane gatoya noneho habonetse Yesu aravuze ati ngiye kwitangira uriya muntu yemeye ko Imana imushyiraho bya byaha byanjye usigaye uri victim noneho ihannye nde Yesu mu kimbo cyanjye ngi imbere y'Imana ndasigara ameze nde ariko Sadamu nawe ko agihari ihangane gato tubanze tusoza ko ngako imbere y'Imana ndasigara ameze nde uri umwere ndi umwere mbikesha nde Yesu mbikesha Yesu wakitangiye ihangane gato ndi kukumva urashaka kuvuga ati none bwa busembwa bwo kwa Adamu ntibuzankurikirana ariko Yesu yakwishyuriye byose kubera ko nubundi yapfuye utari wavuka kandi yishingira ubuzima bwawe bwose reka dusoze yitangiye byose ariko nyuma yo kujya ku musaraba urongera ugira gute ariko dore ikintu kiriho ihangane gato Patrick nubundi yamfiriye ntari navuka bimeze nka insurance iyo watanze mituwele sibyo uyitanga ubundi imbere y'uko urwara kandi ukabuyitanze ufite ingingo nkiriramo bikaba bimeze ihangane gato ya mituwele uyitanga utararwara mbere y'uko urwara tuzongera ikaba izakuvuza mu mwaka wose ariko nutanarwara
uramaho biratandukanye. Ubwo bwishingizi buri consumable warwara utarwara. Numva ngo ufite imodoka utanze ubwishingizi tugenda ko ufite inzu kwati ngiye tsiyene inzu yanjye ndayishingiye nyijyanye mu bwishingizi nisha n'ibiki n'ibiki muzafasha yanzu yidahiye n'ubundi wakomeza ugatanga wa musanzu. Yego. None reka twibaze ngo uyu muntu biraza kuba ko atari buzokora icyaha. Urakoze cyane. Ahubwo tubonye gutya. Ubwo tubonye ko ni nka assurance. Niba yanzu nubwo banyishingiye cyangwa rwo nange natanze insurance y'inzu yanjye. Ariko nta kibazo yagize ngo bakwishyure. Ihangane gato. Iramutse ihiye sibyo assurance izagira gute? Izishyura. Sibyo bimeze? Yego. Ariko nitanashya nyine ubwo assurance yagize ute? Yatanze. Yego. Tujyane. Yesu nawe yapfiriye ibyaha byawe. Sibyo? Tujyane. Wabikora utabikora ibyaha byo yamaze kugira ute? Kubipfira. Ndetse icyiza tujyane nuko utanabikora. Sibyo? Ariko ya kamera ikurimo ntikwemerera kutagira ute? Kutabikora. Ni nka ya modoka n'ubundi nayo. None se ikintu kirone kimwe. Aho ngaho dore impamvu ugiye tutanahuza ni umuntu yitangiye ibyaha byacu. Byawe none ariko uzarimbuka wazava he? Uzarimbuka rero. Urakoze cyane. No kuvuga ngo uzarimbuka. Niba wabikora utabikora n'ubundi byo rwose biri safe. Yego. Biri mu bwishingizi Yesu yarabibambiwe. Yego pe. Ubwo nta muntu wo kurimbuka uriho. Urakoze cyane. Ubyumvishe gutyo waba uri mu nzira yo kumva. Nta wakarimbutse. Sibyo? Ariko ikibazo nuko hari abataremeye ubwishingizi. Kadusoza tuzongera ubutaha. Abakoze cyane kutuganiriza wenda twaganiriye byinshi. Urumva buratwiranye niba tunaga dukundiye neza ariko tuzongera dufite umwanya uhagije. Yego rwose. Dusoza magambo make uze kugeza ibintu byose twavuze bikonemo summary of summaries. Cyane rwose. Uburyo umuntu ashobora kugira akagenga kuramo. Ubwo ngiyewe tudahuje 100%. Yego rwose. Ariko mu ncamake kujya umuntu watwumvisha ashobora gusigana kano kana akabati asigara bitekereza utatuzongere twongere tuganira ariko nibura tumusigiye homework. Mu magambo make twavuze ikibazo gikomeye twese dufite dukomora kuri Adamu. Mu byukuri twese aho tuva tukagera dukomoka kuri Adamu. Kubwo Adamu utarumviye Imana mu ngobyi ya Eden agakora icyo Imana yamubujije twese twahindutse abanyabyaha hadashingiye ku mubare w'ibyaha twakoze. Nuko Imana ibona umunyabyaha ntibara umunyabyaha nk'uwakoze ibyaha kimwe bibiri bitatu ahubwo ibara umunyabyaha gusa nk'ukomoka kuri nde? Kuri Adamu. Akaba atunze kamere y'icyaha. Ibyo birahagije. Hanyuma rero kubw'ibyo twari dukwiye kurimbuka twese kubera ko nta mukiranutsi uriho hashingiye ko nta udakomoka kuri nde? Kuri Adamu. Ariko Imana ntiyarebereye ngo abantu bose barimbuke ahubwo yashatse igisubizo. Idushakira Yesu we aza afite ubumana noneho yambara kamere ya muntu kugira ngo abashe guhagararira abambaye umubiri. Aba mu isi ntiyakora icyaha arakiranuka ariko ari twebwe ahagarariye. Arangije yemera kwishyiraho ibyaha by'umuntu byose aho biva bikagera. Noneho atari ukwishyiraho ibyaha gusa ahubwo n'igihano cyacu nacyo agira ute? Akishyiraho. Bikaba bisaba cyakora kwemera ko bya byaha byo muri kamere yawe byose Yesu yabyishyizeho akanabihanirwa. Hanyuma ubyemeye gutyo akabakuweho urubanza rw'ibyaha Imana ikamubara nk'umwere mu maso yayo. Icya kabiri kwa gukiranuka Yesu yakiranutse yambaye umubiri mwiza. Iyo umwizeye ntukurwaho urubanza rw'ibyaha gusa ahubwo unambikwa umwambaro wo gukiranuka kwa Yesu ugahinduka umukiranutsi ariko mu by'ukuri wambitswe gukiranuka kwa Yesu atari ugukiranuka kwawe. Icyanyuma uzarimbuka ni muntu ki? Uzarimbuka n'umuntu wanze kwemera ubwo bwishingizi akanga kwemera ko Yesu igihe yahanwaga ari we yahaniwe. Akanga kwemera ko ibyaha bye byamukuweho bigashyirwa kuri Yesu bityo akagumana urubanza rw'ibyaha ariko atari uko Yesu atamuhaniwe ahubwo ari uko yanze kwemera ko yabonye umwishingizi waryojwe ibyo we yakaryojwe. Ngiyo samari. Wakoze cyane kutuganiriza yose tuzongera. Reka tugire part 1. Yego rwose. Tuzongera tuganira dufite akanya ariko ntago mbyumvishe neza wenda next time muzanyumvisha. Wakoze cyane kutuganiza no kuduha umwanya. Yego. Mwakoze cyane kudukurikirana. Amahoro y'Imana abane namwe reka dusubire ubutaha.